Yesu ashimwe. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana iduhane umugisha. Amena. Twishimiye kongera kugaruka mu mwanya mwiza twigamo ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni mu itorero rya Sayora Nyarugenge. Je ndi kumwe n'abavandimwe babanza batwibwiye banadusuhuze hanyuma tubone gukomeza. Yesu ashimwe. Nitwa Iradukunda Inosa. Uko umugenzi wanjye bivuze tugifata imigabane ku Icyigisho Cya 13. Koze cyane. Mana ni nziza Ibihe byose. kandi ibihe byose. Mana ni nziza. Nanjye nitwa Dusabimana Beni Solange, ndi kumwe na rino tsinda tugiye gufatanyiriza hamwe kwiga icyigisho cya 13. Murakoze cyane. Icyigisho turi kwiga ni icyigisho cya 13 kivuga kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Ni mu byigisho bibara abakuze kwiga Bibiliya igihembwe cya kabiri, ni icyigisho cya nyuma aho twigaga icyigisho muri rusange cy'igihembwe cyitwa Ubutumwa, Butatu, Bureba isi yose. Reka rero kugira ngo dutangire dusabe Inosa adusengere maze dukomeze. Dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, murengezi wacu, turagushimye ko dukunda kandi twitaho icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko abanye natwe mu gihe cy'igihembwe butwigaga Ubutumwa Bureba isi Butatu. Ndakwinze kugira ngo amagambo twigiyemo de kwazirikana, kandi ubwo mu buryo bukomeye twabonye intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi, ugiye kuba ku ruhande rwawe. Amen. Reka ubere intekerezo zacu muri iki cyigisho tugiye kwiga, Mwuka Wera dusobanuye kandi yemeze imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Iki cyigisho cyitwa Ubutumwa Butatu, Bureba isi yose ni icyigisho cyatubereye cyiza. Yego. Cyiza cyane. Twabonyemo ibintu bikomeye biranga iyi ntambara ikomeye, kandi twabonye yuko Imana yahagurukije abantu bo kuvuga ubutumwa bureba isi yose, ubutumwa butanga umuburo ku isi y'umwijima. Turi gutangira ibi byigisho ngira ngo twagize umunezero mwinshi ko twabonye yuko igihe Satani yarazanye ubuyobe buvuga ihindagurika, igihe Satani yarazanye ubuyobe yuko abantu bagomba guharanira iby'ubukungu, Imana yashimye yuko haguruka itsinda rizanye ubutumwa bw'iteka ryose kandi buvuguruza ubwo buyobe bwose. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amen. Icyigisho cya 13 tugiye kwiga kivuga ngo kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Ubwabyo kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana, umuntu amurikirwa kuko yarari mu mwijima, amurikirwa kuko yarari kubura umucyo. Kuvuga ko rero ubwiza bw'Imana aribwo bumurikiye, nabwo butanga ikintu gikomeye cyane cyerekana yuko noneho kumurikirwa ntabwo ari itara ribamurikiye risanzwe, ahubwo n'ubwiza bw'Imana. Ese birashoboka yuko haba hari ukundi kumurikirwa? Hashobora kuboneka kumurikirwa kudavuye ku Mana, ariko kose ntago Imana ikwemera. Ariko tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana, gifite icyo kwibukwa kivuga ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Haleluya. Amen. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Yuko mu gihe gikwiriye Imana yatanze umucyo, kandi uwo mucyo ukaba uva ku Mana. Iki gice cya 18 ababizi bazi ko ari igice kivuga ibyirimbuka ry'iyi si n'imirimo y'abantu bari kuri ino si. Kimwe mu bintu bigaragaza yuko Imana ubwayo yiteguye kurimbura isi, nuko yabanje kubaha ubutumwa, kandi bukaba ari ubutumwa bw'imbuzi kugira ngo babashe kwihana, ariko nibatihana bamenye yuko bazarimbuka. Ku Isabato nimugoroba hari amagambo avuga ngo bitinde bitebuke, ibyahanuwe bizasohora. Ntabwo twabwiwe igihe nyacyo bizasohoreramo n'uburyo bizaba, ariko ibyo twabwiwe birahagije. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Birashoboka yuko abantu bashobora kuvuga yuko hari ibyo batazi, kandi koko ntabwo tuzi igihe Kristo azazira umunsi, ariko ibimenyetso dufite bitwereka yuko turi hafi. Ibyo rero birahagije kugira ngo ukuza k'Umwami wacu tube dufite imyiteguro ihagije. Ibyo twabwiwe rero yuko Kristo azagaruka, ibyo twabwiwe yuko mu isi hazabaho intambara ikomeye, kandi iyo ntambara ikomeye ikazaba igendereye ku kumenyekanisha ugomba kuramywa, nicyo gihe dusohoyemo. Abantu rero bazaba bafite amahirwe, bazaba bafite uwo mugisha, ariko ari nayo mahitamo bakoze, bakaba baranditswe mu gitabo cy'Umwana w'Intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, bazaneshe inyamaswa n'igishushanyo cyayo, nk'uko biboneka mu Byahanuwe 13 umurongo wa 8. Mu yandi magambo,
bahisemo gukurikira Yesu Kristo nk'umwami wabo aho ajya hose, ku bw'ibyo bafite intsinzi muri iyi ntambara iheruka. Kumurikirwa rero n'ubwiza bw'Imana uko tugiye kubyiga muri izi ngingo abavandimwe bagiye kudufasha. Abadivantisi umunsi wa karindwi bahawe umuburo kugira ngo bawuhagurukane, berekane aho Imana yabarangiye intsinzi yo barangiye umuti wo gutsinda, kandi turaza gusohoza dufite ububiko bwerekana yuko hanyuma abana b'Imana bazanesha. Ese mugenzi wanjye Innocent ndetse na Beni Solange, niki kintu mwatwunganira kuri ino ngingo ibanziriza izindi kugira ngo tubashe kumenya kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana? Ni karibu Innocent. urakoze cyane. Nakunze uburyo nyine icyigisho cya tugisoza cyitwa kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana, bijyanye n'ibyo tumaze igihe cyose twiga. Hari ibyo navuga biteye ubwoba, ibishuko bikomeye, uburyo intambara ikomeye mu gihe cy'imirwa dusohoyemo, ariko abantu bakurikiye umwana w'intama nk'uko babivuze, cyangwa se beguriye imibereho y'Abakristo, bari mu ruhande rw'Imana muri iyi ntambara, vuba bidatinze cyangwa se kwezo rya byose bazarokorwa ndetse bazamurikirwa n'ubwiza bw'Imana ubwo Kristo azabagarutse ku bicu aje gutora itorero rye. Rero ni imbanza icyigisho cyiza tugiye kwiga, tugiye kubonamo ingingo zirakurikiraho nziza cyane zerekana indunduro y'intambara cyangwa se umugabane dukwiye kuzagaramo nk'abana b'Imana. Murakoze cyane Beni Solange. Murakoze. Ntago ndavugaho byinshi kuko uko tugenda tujya mu cyigisho turashaka kubona uko igisobanuro cyo kuvuga ngo kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Ntekereza ko ari umugisha ukomeye cyane kuzabona ubwiza bw'Imana. Amen. Rero nahanjye namwe kuharanira kuzabona ubwo bwiza, ariko tunateguriza abantu kuzabona ubwo bwiza bw'Imana hamwe natwe. Urakoze cyane. Wanakomeza no ku ngingo? Dukomeje ku ngingo yo kuwa mbere ivuga kwitegura akaga gaheruka, turasoma mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 6. Haravuga ngo, ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho. Nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Amen. Aha ngaha bari kutubwira icyo dusabwa mu kwirinda. Mu bihe biheruka ari nabyo dusohoyemo, abantu benshi bazabona yuko ari amahoro. Benshi bazibwira ko ari ibihe by'amahoro, nyamara bazaba bari mu mwijima ukaze, kuko utazaba uri mu ruhande rw'Imana azaba ari mu mwijima, nk'uko ijambo dusomye mu Batesalonike rivuga. Kandi tubwirwa yuko dukwiriye kuba maso tukirinda. Ku gika cya 2 ahasoza aravuga ngo, twebwe abamenye ukuri dukwiriye kuba twiteguye ibigiye kubaho ku isi nk'ikintu gitunguranye bikomeye. Ni ikintu tutazi, abantu benshi ntago bakizi, natwe ubwacu ntago tukizi. Usibye ko iyo ugenda usoma urushaho gusobanukirwa. Ntago kizadutunga kuko twebwe tuzabatwara igihe ntago tukizi, ariko ibimenyetso byo turabizi. Ni ukuvuga ngo ntago bizadutungura muri makeya. Ndumva ku rwanjye ruhande, nimba umuntu yabonye ikimenyetso cy'ibintu, gutungurwa kwe ntago kuba kumeze nk'umuntu utabonye ibimenyetso. Rero kuba ari mu mwijima bizabatungura, ariko ku bana b'umucyo aribo bana b'Imana ntago bazatungurwa.
tubona hepfo gatoya kandi hagumya hava ngo kandi mu gihe icyo kintu kizaba gitunguranye ku bantu ku batuye isi, ntabwo gikwiriye kuba gitunguranye kuri twe ari bo bana b'umucyo. Nubwo tutazi igihe kizabera, dushobora kubona ibihagije kugira ngo tumenye ko kiri hafi kuza, kandi uyu munsi niwo munsi wo kwitegura, ntabwo ari umunsi wa kera wo kubyitegura, ahubwo turasabwa iki kubyitegura? Ni ukujya mu byanditswe byera. Nk'uko tubisoma hepfo batubwira muri Daniyeli igice cya 2, batubwira uburyo ki umwami yarose inzozi, abanyabwenge b'i Babuloni bakananirwa, n'abahanuzi baho b'ibinyoma bakananirwa gusobanura izo nzozi umwami yari yarose, kuko yarazirose arazibagirwa. Umwami asaba yuko bamurotorera inzozi yanibagiwe. Abanyabwenge babwira umwami yuko batabishobora kuko nyine batabasha kureba izo nzozi, ndetse ibyo ngibyo byajyaga gukora no kuri ba Daniyeli. Bari barubashye Imana iyo mu mahanga kure, mu bantu badasenga Imana, kuko nabo bari mu banyabwenge. Ariko Imana yakoresheje Daniyeli yasabye igihe, ubwo bari gushaka guhuririza hamwe abanyabwenge kugira ngo babice. Daniyeli yasabye igihe cyo kubaza Imana, kandi Imana ya Daniyeli yamusubije. Rero urwo ni urugero rwiza rutwereka ko mu gihe abana b'Imana cyangwa se abana b'umucyo bazashyira hamwe bakajya mu byanditswe byera ndetse bakabaza Imana, Imana izabahishurira iby'icyo gihe. Rero ni ahacu, ni ahanyu, kugira ngo tugire uruhare rwacu turukore, ibindi Imana izabyikorera. Murakoze. Amen. Murakoze cyane. Iyi ngingo yitwa kwitegura akaga gaheruka, bigaragara yuko nta gisibya akaga gaheruka kazaba, kandi karanatangiye mu buryo runaka. Ariko ikintu dushobora kubona muri Daniyeli igice cya 2 ni uko ukuntu Imana yari yarerekanye ibizabaho mbere y'uko biba, byabaye nk'uko Imana agize gute yabivuze. Icyo ni icyerekana yuko ijambo ry'Imana ritagira gute ritibeshya. Nimba rero akaga gaheruka kazabaho, icyo dushobora gusa gukora ni ukwitegura. Bumwe mu buryo bwiza bwo kwitegura ni uko Imana duhaye ibimenyetso, hanyuma ibyo bimenyetso bigomba gutuma duhora dufite imitima yegukiye Imana, twe gusinzira nka abandi bazasinzira kubera iki? Bazasinzira kuko bazahugira mu by'isi, bazahugira mu gushaka ikamba ryangirika, ariko twe tugomba kureba ibitaboneka kugira ngo tuzabashe guhagarara dushikamye muri aka gaheruka. Ese Inosa, kuri ino ngingo batubwiye, watubwira inyunganizi hanyuma ukanakomeza n'ingingo? Murakoze cyane. Kwitegura akaga gaheruka byatumye nyine dushobora gutekereza uburyo isi iri mu mwijima. Yego. Niyo mpamvu turi kwiga icyigisho kiva kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu ari mu mwijima rero, nk'uko yavuze ko katangiye, ahura n'ibibazo bitandukanye. Ushobora guhura n'inyamaswa, abagizi ba nabi, ariko niyo mpamvu hari igishobora kutumurikira, ari ubwiza bwa Kristo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko hari henshi bivuga nyine ubuhungiro abana Imana bashobora kubona. Ijambo ry'Imana ritabaza ry'ibirenge byanyu. Muri make nakunze amagambo bavuzemo, baravuga ngo Imana ngo Yesu yaduhaye ubutumwa bw'iminsi iheruka kugira ngo nitumenye ibigiye kubaho dushobore kubyitegura. Iyo umuntu ari inshuti yawe hakaba ari gahunda igiye kuba, akubwira amakuru kugira ngo ugire ukuntu witwara cyangwa witegura. Yego. Yesu Kristo nk'inshuti yacu rero kandi mukuru wacu yaduhaye amakuru, yabonye uburyo isi yubitswe n'umwijima, iraduhishurira. Nta kintu kizabaho abana b'Imana batakimenya. Amen. Niyo nkuru nziza nakunze muri iyi ngingo, kandi ko tugiye kubyiga ku ngingo ikurikiraho ivuga ngo kumenya ukuri. Kumenya ukuri bimaze iki? Bitumariye iki? Ukuri ni ukuhe? Bimeze bite? Muri iyi ngingo batangije amasomo muri Yohana 8:32. Ndagira amasomo ko tuyasome. Yego. Yohana igice cya 8:32 aravuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura. Amen. Hanyuma muri Yohana igice cya 7:17 ho haravuga ngo umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana,
cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Hanyuma Yohana 11:17 bakavuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Amen. Muri mirongo uko ari 3 Yesu yatanze isezerano ry'uko abantu bashobora kumenya ukuri, kandi nibamenya ukuri kuzababatura. Yego. Ngarutse ku nyunganizi natangaga, nta kindi kintu gishobora kubatura umuntu kitari ukuri, ahubwo twakoza ngo ukuri ni iki. Mu masomo tumaze gusoma ubwo hari aho yagiye abisobanura, muzamenya ijambo ryanjye niko kuri. Na Yesu biravuze ngo ni ngenzira no kuri n'ubugingo. Ndetse no muri Zaburi bakavuga ngo amategeko yanjye ni iki? Ni ukuri. Bivuze ngo umuntu uri mu cyaha nta kindi kintu cyamubatura uretse kumenya ukuri. Hano baratubwiye ngo irarika ry'Imana riheruka ku bwoko bwayo ni uguhunga ibinyoma bya Babuloni, bukagendera mu mucyo w'ukuri kw'iteka ryose kubonerwa mu ijambo ryayo. Urufatiro rw'ibintu byose ni Bibiliya. Yego. Igihe cyose abantu bazashikama muri Bibiliya kandi bakurikiza ibyo yigisha, ntabwo bazayoba mu ntambara iheruka, by'umwihariko ku bijyanye n'isabato. Yego. Hari igihe umuntu asoma ubuhanuzi twize muri kino gihembwe cyose, ukumva biteye urujijo, ukumva biteye impungenge, ariko Imana ishimwe ko yatanze umurongo udateye urujijo abantu bashobora gukirirwa. Ubutumwa bwa Meka wa 2 buturarikira kwemera ukuri aho kwemera amakosa. Hari igihe abantu twimika amakosa tukumva nyine tukafata nk'aho buryo bwo gukora ibintu, ariko ijambo ry'Imana turakira kwemera ukuri aho kugira ngo twemere amakosa, kandi tukemera ibyanditswe byera aho kwemera imigenzo, no kwemera inyigisho z'Imana aho kwemera amakosa y'inyigisho z'ibinyoma. Ubutumwa bwa Marayika wa 3 bukurikirwa Marayika 2 bubanza butanga umuburo werekeranye no kwirinda ikimenyetso cy'inyamaswa. Mu buhanuzi bwa Bibiliya, inyamaswa ihagarariye imbaraga za politiki cyangwa imbaraga z'idini. Inyamaswa yaturutse mu nyanja ivugwa mu byashuye 13 na 14 yaturutse muri Roma nk'uburyo bwo kuramya bw'isi yose. Amaherezo iyi mbaraga ya Roma izaguka iteza impinduka ku isi yose, kandi izavamo itsinda ryo guhuza itorero na leta. Intego izaba ariyo kugera ku bumwe mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu, ibiza, imvururu, mu by'imibanire, ibibazo bya politike n'amakimbirane mpuzamahanga. Njya ntekereza uburyo icyaha ari kibi, uburyo cyagize umuntu, uburyo abantu aribo bari kurimbura isi. Umuntu agateza ibyorezo ni abantu babikora. Ibiza nabyo nahoze numva ikinyano kivuga ukuntu abantu bakora ibiza, ukuntu abantu bagusha imvura, ukuntu abantu bateza amapfa ahantu, none bikarangira nyuma bavuze bati no tugiye gutanga igisubizo kuri byabazo twugarijwe nabyo. Ibisubizo bikaza noneho abyo kurwanya amategeko y'Imana. Ni ikibazo gikomeye. Ubu bumwe mu bya politiki ndetse guhuza ku Protestanti, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'itorero ry'i Roma bizahurizamo kugira ngo bishuke isi ko bari kuzana igisubizo ku bibazo ubwabyo bazaba barateje, nyamara bari kuzana ubuyobe mu bantu aribwo kugomera Imana. Nyamara baravuze ngo aya magambo asozwa n'irarika ryihutirwa rirarikira abayoboke ba Kristo bakiranuka kwitonda amategeko y'Imana binyuze mu kwizera nko kwa Yesu kuri mu mitima yabo. Ijambo ry'Imana ryahozeho kandi rizahinduka. Nubwo abantu intambwe umunsi ku munsi bagenda barirwanya ndetse bakazana ibinyoma, ariko turasabwa gushinga urufatiro rwacu ku ijambo ry'Imana kugira ngo tuzatsinde mu rugamba ruheruka amateka y'isi. Ayo mbasana Yesu amizana rya Yesu. Amen. Nawe mwanyungana kuri ingingo. Solange. Kuri iyi ngingo yo kuvuga ngo kumenya ukuri, harimo ibinyoma byayo y'izo nyamaswa zizahuriza hamwe. Harimo ikinyoma cyo kudapfa k'ubugingo n'ubuziranenge bw'umunsi wa mbere w'icyumweru. Izi nyigisho ni ibinyoma, nta kuri kurimo, kandi bazabishyiraho kugira ngo abantu bemere ko ariko kuri. Tuzi neza yuko bazahatirwa kwemera ko ariko kuri, niho abakiranutsi bazarengana. Ibyo binyoma rero twarabihishuriwe, ni ibinyoma, ariko kuri mu ijambo ry'Imana. Nidukomeza kugenzura neza mu ijambo ry'Imana, tuzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Kuko ukuri nk'uko twabibonye mu masomo badusomeye, ni uko ari ijambo ry'Imana. Ndumva ariyo nyunganizi mfite. Murakoze cyane. Kuri ino ngingo
yitwa kumenya ukuri. Ni ingingo ikomeye cyane kuko twamaze gusobanukirwa ukuri. Nimba abantu bazamenya ukuri kandi ukuri kukababatura, ushobora kwibaza ngo batarabaturwa bari mu ki? Bari mu kindi kitari ukuri. Nimba twamaze kubona yuko ukuri ari ijambo ry'Imana, birumvikana yuko umuntu utarabona ukuri nk'ijambo ry'Imana yizera ibitari ijambo ry'Imana. Bimwe mu bintu abantu bizera babasha kwiga ibitabo runaka birwanya ijambo ry'Imana bakumva ko ubwo bwenge bashobora kubwishingikirizaho. Hari n'abandi bashobora gufata ijambo ry'Imana bakarigoreka, kubw'ibyo ntabwo bari mu kuri. Abantu nibabona ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye, mu buryo buhwanye n'uko Imana ibishaka, bazabaturwa. Ikindi kintu, nimba ukuri kw'ijambo ry'Imana ari Yesu Kristo, nimba abantu badafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, baracyari mu bubata. Nibasobanukirwa ko Yesu Kristo ari we mwami wabo, ari na wonyine ushobora kubakiza, ari we gitambo gihoraho, bashobora kuva mu bubata bakajya mu kubaturwa. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi twamaze kubona yuko ukorera amategeko y'Imana. Nimba mu mategeko y'Imana, Imana yaragaragaje yuko abantu bagomba kwitondera ibingibi, bagakora ibingibi, bagakora ibingibi, nimba bishobora gusobanukirwa ko bari mu bubata gusa igihe baba bafite amategeko y'Imana birengagiza. Rero kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kuri mu mategeko y'Imana, ukuri nka Yesu Kristo, ni ukuva muri uko kuba abantu bari mu bubata bwo kutasobanukirwa n'ibyo bintu bitatu byerekana ukuri. Kubwo kumurikirwa rero no kumenya ukuri, ni ukumenya Imana mu buryo bw'amategeko yayo, ni ukumenya Imana mu buryo bwo kumenya Yesu Kristo, ni ukumenya Imana mu buryo bwo kumenya ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ingingo tugezeho yitwa ivugurura rirakomeje. Umuntu ashobora kumva ko nimba ikintu gikomeje cyaranatangiye. Twese tuzi igihe cy'imyaka y'umwijima, guhera mu kinyejana cya 5 kugera mu kinyejana cya 17 n'8. Ni ibinyejana abantu bazi yuko ari imyaka y'umwijima cyangwa dark ages. Ni igihe abantu bariho bafite ibintu bizera bidaturuka ku ijambo ry'Imana. Hariho ikandamizwa rikomeye cyane, aho agahembe gatoya kari kayoboye. Iki gihe rero niho habonetse ukumurikirwa n'Imana binyuze mu bagorozi. Abo bagorozi rero bagiye batangiza ukuri kw'Imana mu buryo butangaje, bakurikiwe n'abandi bantu bitwa Adventist umunsi wa 7. Niyo mpamvu iyi ngingo yitwa ivugurura rigize gute? Rirakomeje, kuko ryatangiwe n'abagorozi. Wenda tunahereye na mbere kose ryatangiwe n'abawardense, nyuma yaho rikomezwa n'abagorozi, n'abadventiste barakomeje. Abadventiste bafite ijambo ry'Imana nk'aho bagomba gukura ibintu bizera. Bafite Yesu Kristo nkawe gakiza kabo, nk'uko twamaze no kubibona mu kumenya ukuri. Kandi nanone bafite mwuka w'Imana nk'isoko y'imbaraga zabo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abantu nibo bashobora gukomeza ukuri n'irivugurura mu buryo bwa nyabwo. Dusomye amagambo ari hasi aravuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu bwabyaye iri tsinda ryo mu minsi iheruka kugira ngo rirangize ivugurura kandi rifatanye na Yesu mu kurangiza umurimo wo kw'isi. Ubuhanuzi bukomeye buvugwa mu gitabo giheruka cya Bibiliya bugaragaza itsinda ry'Imana ryo mu minsi iheruka rihaguruka rivuye mu gucika intege kugira ngo ryamamaze ubutumwa buheruka ku batuye isi. Ababizi bazi neza yuko mu kinyejana cya 18 abantu bategurijwe yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Kubera batari basobanukiwe n'ikigiye kubaho, baza gusobanukirwa yuko Yesu Kristo atagomba kugaruka, ariko abantu benshi bacitse intege. Itsinda rito ryakomotse kuri abo bantu bacitse intege niryo ryazanye ubutumwa bubwira abantu yuko bagomba, ubutumwa bw'abamarayika batatu aribwo turi kwiga, hanyuma isi ibasha kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana kuko imenya iki? Ukuri. Iyo dusomye mu Byahanuwe 18, hagira udusomera Byahanuwe 18 umurongo wa mbere. Haravuga ngo, yego, hanyuma y'ibyo mbona marayika undi amanuka ava mu ijuru, yego, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Amen. Haleluya. Yohana yeretswe iby'uku kumurikirwa kw'isi binyuze muri marayika.
uyu mumarayika twibukiranye neza yuko nk'uko twagiye tunabibona, iyo tuvuga ubutumwa bw'abamarayika batatu ntabwo tuba tuvuga yuko ari abamarayika bazaza ngo babubwirize, ahubwo ni abantu b'Imana banyujijwe muri umwuka w'Imana. Ni ukuba bazaba ari intumwa. Marayika ni intumwa. Rero bivuze yuko marayika umurikira isi nabwo ntabwo ari marayika ugaragara, ahubwo ni abantu bazabwiriza iki? Ubutumwa bw'Imana. Ibintu rero byari byarahanuwe na Habakuki mu gice cya 2:14, aho bavuga yuko isi izuzwa n'ubwiza bw'Imana no kumenya ubwiza bw'Imana. Ubu butumwa bwasohoye rero igihe Abadiventiste bahagurukaga, haravuga ngo marayika wamanutse aturutse imbere y'Imana mu cyumba cy'intebe y'ubuturo bwera, yari afite inshingano yo kwamamaza ubutumwa bw'imbabazi no kuburira abatuye isi, ababwira ibyenda kubaho ku mubumbe w'isi. Haleluya. Kandi twamaze kubona yuko marayika amanuka afite ubutware. Ibi bitwibutsa by'igitekerezo Yesu Kristo yageze kuha abigishwa be. Yarabatumwe kujya kubwiriza, hanyuma abaha ubutumwa yuko bafite ubutware bwo kwirukana abadayimoni, bwo gukiza indwara. Ubwo butware Kristo yatanze yongeye nanone kubusubiramo igihe yari agiye kujya mu ijuru. Aravuga ngo nahawe ubutware mu ijuru n'iki no mu isi, nuko mugende. Ubu butware rero Imana itanga buzana n'ubwiza bwaryo, kandi ubwiza bwaryo ni ukumurikirwa abantu bakamenya ukuri bakava mu byaha byabo. Marayika rero wo muri Byahishwe 18 aza asongera ubutumwa bwavuzwe mu Byahishwe 14, ubutumwa bw'abamarayika batatu, aho abantu noneho mu gusobanukirwa neza ukuri kw'Imana bazasobanukirwa no mu buryo bwuzuye icyo Imana ibashakaho. Ariyo mpamvu ku murongo wa 4 w'igice cya 18 havuga ngo ubwoko bwanjye nimugire gute? Nimusohokemo. Kuko abantu bamaze kumurikirwa babwirwa gusohoka. Uwiteka radushoboze kugira ngo muri iyo Babuloni yifatanyije mu kurwanya Imana dusohokemo, kandi tubwire n'abandi, kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa, abantu bashe kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Ubwo umwijima ubuditse bamurikirwa n'ubwiza bw'Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bagenzi banjye, mwanyunganira kuri ino ngingo kugira ngo dukomeze dusobanukirwa. Urakoze cyane kuri ingingo. Ivugurura rirakomeje. Ndagaruka ku murongo dusorejeho, aho Kristo yatanze inshingano no kuri twe b'iki gihe ko tugomba kugenda. Amaze kuvuga ko yahawe ubutware, ndetse akavuga ko ari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi. Icyatumye abo bagorozi bakora ibyo ngibyo ni uko bari bafite ubutware bishyizemo, bigatuma babona imbaraga ibasunika kugira ngo batangaze ukuri k'ubwo butware kugira ngo ku batuye bari mu isi. Iyo ngiyo niyo mbaraga rero ikwiye gusunika umwizera wese muri iyi minsi. Ahubwo ikibazo umuntu yakwibaza ngo se umuntu akora ubuhe butware? Ese njyewe, wowe n'umuntu kuri iki cyigisho akurikiye ubuhe butware? Iyo ari ubwawe wenyine, nta hantu usanga umuntu nyine abaho yihugiyeho, reka mvuge gutyo, nta kindi yitaho. Abo mu butware bw'icyoka nabo tuzi ibyo bakora, ariko abari mu butware bw'Imana nabo bahatwa n'urukundo rwa Kristo kwamamaza inkuru nziza ku batarayimenya. Rero reka buri wese amenye ubutware bwiza akwiye kwishyiramo, kuko nta muntu waba adafite ikintu kimutwaye, ahubwo turishyira hehe? Reka twishyire mu biganza by'umuremyi wacu mu izina rya Yesu. Amen. Ivugurura rirakomeje. Yego, ivugurura rirakomeje nk'uko wabivuze. Hari abantu batangiye no murimo kandi ntabwo byari byoroshye. Yego. Bararenganywe, bafite uburenganzira bwo kubita bakabivamo. Ariko inyota bari bafite yo gukomeza kubika uko kuri, ndetse ntabwo bakugumanaga bonyine, bakomezaga kugutanga hirya no hino kugira ngo abantu bere gukomeza kugendera mu binyoma bya Roma. Navuga nk'urugero kuri Luteri yari ari mu mwanya mwiza ndetse unejeje, nta n'ikintu wari umutwaye mu by'isi rwose, mu by'isi, ariko akagira inyota cyane yo kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana iza kwemera yuko amenya uko kuri. Akumenye yumva muri we agize intege nke zo kumva se ibintu ko birimo intambara, birimo imvune, ese mbikomeze? Ariko kubw'imbaraga z'Imana ndetse no gushobozwa n'Imana, yagize imbaraga zo gukomeza umurimo. Kandi tubona umurimo Luteri yakoze niho warushijeho kugira imbaraga, abantu barushaho kumenya ukuri. Ubwo ubupapa bwari buri kurushaho gutwara isi, Imana yashimye ko Luteri aza kugira ngo
ivugurura rikomeze gukorwa. Ndetse na nyuma ya Luteri twagiye tubona abandi bantu, umuja w'Imana na White, hari umucyo Imana yagiye imunyuzamo kugira ngo no mu bihe dusohoyemo tuzarushaho kumenya ukuri. Ngaha namwe nimutekereze, iyo ibitabo dufite by'umwuka w'ubuhanuzi bitarasohowe, Imana iyo ishima yuko bidasohoka, benshi bari kuzajya bajya mu ijambo ry'Imana rwose, Imana yonyine niyo yari kuzajya ibiyoborera, kugira ngo kuko Imana ifite inzira nyinshi inyuzamo umucyo wayo. Ariko kurushaho kubona uno mucyo byadufashije kurushaho kwitegura. Rero uko ibihe byagiye biza, ivugurura ryagiye riza, ntaho ijambo ry'Imana ryigeze rirambikwa hasi. Bona nubwo abantu barwanya Imana babonaga neza yuko birangiye, tubiboneye nko ku bihe bya ba Jerome, twabonye neza yuko baramutwitse n'ivu bararijugunya mu mazi, bibwira yuko birangiye. Mu bihe bya Huse na ba Jerome bibwira yuko ibintu birangiye, ariko nyuma Imana yahagurukije noneho umuntu witwa Luteri, aza akora umurimo ndetse agaragaza ibinyoma bya Roma byose. Rero ni ikintu gitangaje yuko Imana ihagarakiye umurimo wayo, nk'uko twabibonye dutangira ino ngingo, yuko Imana ihagurutsa ubwoko bwayo kugira ngo bubashe gukora umurimo. N'ubu ngubu ivugurura rirakomeje? Yego, rirakomeje cyane. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, iyo nshingano ni iyacu. Murakoze. Yego. Dufite ingingo yo kuwa 4 ivuga ngo icyubahiro cy'Imana cyuzura isi. Nanone twabonye ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa mbere, twakongera tukasoma. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Mu by'ukuri icyubahiro cy'Imana ni imico yayo. Dusomye ku gika cyo hakurya, kuri paje y'133 hasobanura icyubahiro cy'Imana icyo ari cyo, kuko ari cyo kizamurika isi hose, ku isi hose. Icyubahiro cy'Imana ni imico yayo. Isi izuzura icyubahiro cy'Imana igihe tuzaba twuzuwe n'urukundo rw'Imana, kandi imico yacu ikaba yarahinduwe n'urukundo rwaducunguye. Kugaragaza urukundo rwayo mu mibereho yacu bwite bigaragaza icyubahiro cyayo, imico yayo ku batuye isi. Ubutumwa buheruka bugomba kubwirizwa abatuye isi ifungiranwe mu mwijima w'ibyamwuka, butwawe n'abamarayika batatu baguruka baringanije ijuru, baringanije ijuru bugira buti nimwubahe Imana muyihimbaze. N'icyubahiro, nta cyubahiro kuri twe ubwacu kiboneka mu mirimo myiza yacu cyangwa mu gukiranuka kwacu cyangwa mu kugira neza kwacu. Ubutumwa bwo gukiranuka kwa Kristo bugomba kumvikana uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi. Ntago rero n'ibyo dukora, ibyo dukora bigomba kugaragaza imico y'Imana, kandi ntago tubikora kugira ngo twebwe ubwacu duhabwe icyubahiro, ahubwo icyubahiro kigomba kuba icy'Imana. Ubwo rero abamarayika batatu bazamara kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko tububona, bararikira abantu kuramya Imana no kuyihimbaza yo yaremye ijuru n'isi n'amasoko n'ibiyirimo byose. Hazaza marayika wundi uzamanuka mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwe n'ubwo bwiza bwe. Ubwo bwiza twabonye ko ari imico y'Imana. Rero tuzarushaho kwezwa, nabyita nk'urugendo rwo kwezwa, ubwo isi izaba igera ku maherezo yayo, kuko hepfo gatoya y'aha ngaha bagaragaza uburyo ki barushaho gusobanura ibigaragaza Roma.
ko ari ahantu harindirwa ibisiga by'ubwoko bwose, icumbi ry'abadayimoni, kandi hakarangiza havuga ngo abantu ntibayisohokemo muri iyo Babuloni aho imyuka mibi yose irindirwa. Rero ntago bazabyibwira uretse twebwe tuzajyana uwo mucyo w'Imana, ariho bazarushaho kubona icyubahiro cy'Imana bakayihimbaza. Rero umurimo wacu ni ugukwirakwiza uwo mucyo tukawujyana hirya no hino ku isi kugira ngo abantu barusheho kumenya Imana, ndetse n'imibereho yacu igaragaze uwo mucyo twakiriye, abantu bahindukiriye Imana, icyubahiro cy'Imana gikwire ku isi hose, ariho kumenya imico y'Imana ndetse bakayigenderamo. Ndumva ari icyo navuga kuri iyi ngingo. Murakoze. Murakoze cyane. Ingingo ivuga icyubahiro cy'Imana cyuzura isi. Nakunze kureba ukuntu ibi byigisho bitondetse: kwitegura akaga gaheruka, kumenya ukuri, kwa ngo akaga umuntu arabizi ko kagiye kubaho, ariko amenya ukuri kuramubatuye. Yego. Hanyuma ivugurura rigira gute? Rirakomeza. Hanyuma umuntu icyubahiro cy'Imana kigira gute? Cyuzura isi, ubwiza bw'Imana. Nakunze n'isomo baduhaye ku bijyanye na Mose. Mose yabwiye Imana ati nyereka iki? Ubwiza bwawe. Reka dusome iryo somo kuva igice cya 33 umurongo wa 18. Haravuga ngo, aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Haleluya. Kimwe mu bintu Mose yarabwiwe ati burya ni nk'uko yabwirwa ati ubwiza bwanjye nzabukwereka. Bumwe mu bwiza bwanjye rero ni uko ngirira neza, ni uko mbabarira. Ubwiza bwanjye ni uko kuko tugakwiye, nta nubwo tugahabwa kuko dufite n'ikintu cyabwishyura, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Imico y'Imana rero izasobanukira abantu yuko abantu ahantu bafite agakiza bashobora kukabonera ari mu Mana gusa, ari muri Yesu Kristo witambwe, kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Isi yose rero izamurikirwa n'ubwiza bw'Imana, bitewe n'uko izasobanukirwa yuko agakiza gaturuka ku Mana, kandi izamenya yuko kugira neza kose kuva ku Mana yo mu ijuru. Uwiteka aradushoboze kugira ngo ubwo buntu budukize kandi tunabubwire n'abandi. Icyakora niyo tutabibabwira, nimba Imana yaravuze yuko ubwiza bw'Imana buzamurikira isi, amahitamo meza ni ukuba muri uwo mugabane wo kuba muri bamwe bazamurikira isi binyuze mu kubabwira ubwo butumwa. Nibyo nasabira buri muntu wese udukurikiye ndetse natwe turi hano mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Ndagira ngo ndimo kwibaza kuri iyi ngingo. Yego. Icyubahiro cy'Imana cyuzura isi, kandi tubonye ko icyubahiro cy'Imana ari imico yayo. Yego. Ese iyo mico izuzura isi ryari? Birashoboka ko abantu barushaho kuba babi no gusaya mu byaha, cyangwa nk'uko bivuze nuko isi izasobanukirwa n'aho bari gukura agakiza, ariko kwakira twagira imico ye. Ariko se kuko bizagira tugire imico ya Kristo tuyuze mu isi cyangwa? Urakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza, kuko umuntu ashobora kwibaza akaba ati muri iyi si yubitswe n'ibyaha. Kuko birashoboka ko isi izuzurwa n'imico y'Imana, ariko ubu n'ubuhanuzi budashobora kugira ikibubuza. Nubwo isi kuko bigaragara yuko umwijima ubuditse, ariko kubw'uko abantu bazagenda basobanukirwa n'aho agakiza gaturuka, bazagenda bakagira mu mitima yabo. Nubwo bigaragara yuko iyi ntambara ikomeye ari abantu bakeya bakurikiye Imana, ariko ku musozo w'iyi ntambara bizagaragara yuko hari umubare munini w'abakurikiye Imana kandi bazemera kuyipfira. Rero mu kuba abantu bazasobanukirwa n'aho agakiza kava, buri muntu wese akamenya ahantu agakiza k'Imana gaturuka, niko agakiza cyangwa niko icyubahiro cy'Imana kizaba cyuzuye isi. Umuntu wese akamenya aho agakiza gaturuka, akamenya ko ari kuri Yesu Kristo, akamenya yuko nta mirimo yiwe ishobora kumugeza kugira ubugingo buhoraho cyeka kwisunga amaraso ya Yesu Kristo. Sinzi nimba na Ben afite icyo yatwunganira.
ndumva ijambo ry'Imana ribisobanura neza. Marayika azamanukira isi yose, ntabwo ari ukuvuga ngo ni agace gato, ni ukuri ibintu bizaba nk'uko twagiye tubibona. Ubuhanuzi bwagiye buvugwa, bwavuzwe muri Daniyeli, bwongera kuvugwa mu byahishuwe. Ntabwo hari harimo ikinyoma, kandi ni kuko byarabaye. Rero n'ibi ngibi turizera neza yuko bizaba. Kugira neza kw'Imana kuzagaragara, imico yayo abantu ni ukuvuga ngo Yesu azagaruka hariho impande ebyiri rwose zifite umurongo uzitandukanya ndetse ugaragara cyane, abemeye gukurikiza ibinyoma n'abakurikiye ukuri. Rero uko kuri niko tubona ijambo ry'Imana, niko tubona imico y'Imana, niko tubona kugira neza kw'Imana. Rero ndumva ari icyo nabivugaho mu bakozi. Murakoze cyane, bisobanuye neza yuko buriya umuntu wese uzaba ushaka agakiza azakabona. Ntabwo hazaba hakiriho urujijo rwo kumenya yuko Yesu Kristo ari we mukiza w'isi, ahubwo buri muntu wese uzaba ushaka kumenya ukuri azamenya aho kuri kandi azakuyoboka. Amen. Murakoze cyane. Nkunda n'uburyo ibyanditswe bigera bitubwira mu byesho ko amavi yose azapfukamira Uwiteka ku mperuka y'ibihe. Yego. Na Satani. Yego. N'abarwanyije Imana mu buryo bukomeye bazamupfukama babone ko rwose Imana ntabwo itagize. Yego. Imana cyubahiro. Amen. Ingingo tugeze no kwa gatanu ivuga ngo umwana w'intama watambwe. Hano hari isomo ririmo bavuze ngo hahirwa umuntu usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi. Muri amagambo y'ubuhanuzi bavuga no byanditswe byera byose hagiye harimo imvugo shusho zitandukanye kuko twagiye tuzigana muri kino gihembwe. Hari bavuga abamarayika baguruka baringana ijuru, hari bavuga umugore wicaye ku nyamaswa, hari bavuga ikiyoka n'ibindi byose bitandukanye. Kandi ibintu bidufasha kugira ngo tugende twumva ijambo ry'Imana, yaba ari amagambo yanditswe mu buryo butaziguye, yaba ari amagambo y'ubuhanuzi yose. Hahirwa nyine abafata umwanya bakiga ijambo ry'Imana kuvuga na mukabera bakayumva kugira ngo abamurikire. Ariko hari indi shusho bavuze ari no tugiye kuvuga muri iyi ngingo, ndetse baduhaye n'amasomo agiye atandukanye menshi by'umwihariko mu byahishuwe, kuko bavuze ko navuga ko ari nk'umutima w'iki gitabo. Yego. Umwana w'intama, batubwiye amasomo atandukanye, ndetse ntibavuga umwana w'intama bakavuga umwana w'intama watambwe. Hano baravuze ngo birumvikana nk'uko amagambo abanza y'icyo gitabo abivuga, iyo mvugo shusho yerekeza kuri Yesu Kristo ubwe, kandi ntabwo ari umwana w'intama gusa, ahubwo umwana w'intama watambwe uko nimaze kubivuga. Ni ukuvuga Yesu Kristo wabambwe. Aya magambo ntabwo ari umutima w'ubugingo bwa Bibiliya yose gusa, ahubwo ni umutima w'igitabo cy'ibyahishuwe n'ubutumwa bw'Abamarayika batatu tumaze amezi 3 twiga. Ntabwo dushobora kuba bizerwa ku bw'imbaraga zacu, ntabwo dushobora gukora umurimo Imana yahamagara itorero ryayo gukora keretse dufite umwana w'intama. Umwana w'intama watambwe, Yesu Kristo, igitambo cy'ibyaha byacu, ni izingiro ry'ubutumwa dutwaye. Buri kintu kigira, niba navuga ngo inkingi ya mwamba, ipfundo, kigira ipfundo cyubakiyeho. Rero iby'agakiza tuvuga byose ukuyemo Yesu Kristo, ibindi byose byabisigara impfabusa, ntacyo byafataho, kuko ari we witambyeho igitambo cyashobora gucungura umunyabyaha, kandi kuko yaramucunguye, bityo umwizera akaba ubasha kubona agakiza. Yesu Kristo avuye mu nsanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana, ibindi byose byabaye impfabusa. Niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kwakira uwo mwana w'intama watambwe, agahindura imibereho ye, kandi akamurikira mu byo akora byose, akamuhuza imico ye, kandi akamubasha gukunda umuntu wese nk'uko Kristo nawe akunze isi yose, ndetse akitangira umuntu wese. Tugomba gushyira umwana w'intama watambwe ku rufatiro rw'amahame yacu n'izingiro n'inshingano yacu, ndetse no ku rufatiro rwa buri kibwirizwa twigisha, buri nyandiko twandika, buri sengesho dusenga, no muri buri kintu cyose dukora. Reka urukundo rwagaragajwe n'umwana w'intama ku musaraba ruhinduke uburyo buri wese muri twe afata mugenzi we, kandi rutume natwe twita ku batuye isi. Iyi
ngiye ntekereza ko ariwo mubare w'ibanga watuma n'inshingano Yesu Kristo yadusigiye twabasha kubishobora. Icyatumye Yesu Kristo ava mu ijuru agasiga icyubahiro yari afite aho uduhumbagiza tw'abamarayika bamukoreraga akaza mu isi, ngo nuko yabonye ko akwiriye kurongera ijuru umuntu wari wacumuye, ndetse akabona ko mu rupfu rwe hazashibukamo imbuto z'abantu bazamwizera. Natwe rero iyo aba twageraga urwo rukundo twabasha kubona akaga abantu batamenya ukuri barimo, hanyuma umuntu wese akabigira iby'ibanze aharanira kugira ngo amurikire abakiri mu mwijima. Iyi ngiyi ni inshingano dufite. Rero mu kuri yari ingingo nziza yo gusoza itwereka ishingiro rya byose. Nasaba mukagira inyunganizi mutaka kuri iyi ngingo. Murakoze. Iyi ngingo umaze kumenya icyo umwana w'intama, ukongera ugasoma umwana w'intama watambwe, byonyine iyo umaze kumenya icyo ari cyo ukamusobanukirwa neza, uhita wumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ko kumenya Kristo, kuko ijambo ry'Imana tuba ati kugira Kristo nibwo butunzi burenze ibindi byose. Ushobora kubaho muri buno buzima uharanira kubaho ubuzima bwiza, ariko bwa buzima bwiza duharanira umuntu ageraho igihe agasinzira, ariko ubugingo bw'iteka bwavuye ku gutambwa kwa Kristo nk'umwana w'intama watambwe, nibwo buduha kongera kwitwa abana b'Imana, kuko twabinyazwe ubwo abakurambere bacu bashukwaga na Satani bakabinyagwa, ntibabe bagifite ibyo byiringiro. Yesu yongeye kubigarura mu muntu. Rero iyo umuntu amaze gusobanukirwa no gutambwa kwa Kristo ku buzima bwe kugira ngo abashe kuronka ubugingo buhoraho n'ingororano abifiteho kubyizera, byonyine ibyo ni inkuru ishimishije. Bona nubwo tuzanyura mu bigeragezo bitanoroshye rwose kuko twarabibwiwe, ariko dufite ibyiringiro k'ibyo Kristo yaduhishiye ari umunezero. Rero iyo nkuru nziza y'uko twacunguwe dukwiye kuyamamaza ku isi hose, tukabwira abantu ko bacunguwe kandi ko hari ingororano. Kubyizera nicyo basabwa, no gukomeza gukurikira Kristo. Ndumva ngewe inyunganizi yanjye ari iyi ngiyi, kandi ko nta gushidikanywa ubutumwa tubona mu ijambo ry'Imana bwavugaga guhera mu itangiro kugeza mu byahishuwe bwavugaga Kristo. Murakoze. Akoze cyane, Imana iguha umugisha. Umwana w'intama watambwe. Igihe kimwe Yohana ari kwigisha yabwiye abantu bari bamukurikira ati nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'iki by'abari mu isi. Ntabwo umwana w'intama ari uwo kubaga ngo wenda tumuryemo inyama. Ntabwo umwana w'intama ari uko asa neza ngo ahari tujye tureba kari akabara keza k'umweru. Ahubwo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira iki bwiza bw'Imana. Bityo ntabwo dushobora kubona ubwami bwo mu ijuru tukiri iki abanyabyaha. Ariko igihe Yohana avuga ngo nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, aba ari kutwereka tike, aba ari kutwereka ahantu dushobora kubona ikintu gishobora no gutuma tubona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu avuga ngo nguriya ntama w'Imana ukuraho iki ibyaha by'abari mu isi. Ni uko ngo rero iyo dukuweho ibyaha na ntama w'Imana tubona ubugingo buhoraho. Abantu nibasobanukirwa ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi bazabona ubugingo buhoraho. Ikindi kintu nabonye kuri ino ngingo turi buze wenda no kugarukaho ni ukumurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Muri uwo murongo hari amagambo nifuza gusoma aboneka mu busobanuro bwiyongereho kuri ibi byigisho avuga kuri Yesu Kristo, kugira ngo tubashe kumenya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abo mu isi ni gute agomba kuba ipfundo n'ishingiro n'urufatiro rw'ibintu twigisha. Ni gute abantu bazamurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Murabizi neza yuko Satani yagiye arega Imana yuko ari Imana y'intabera, ari Imana ifata abantu ku ngufu, ari Imana ireba umunyabyaha cyangwa ikiremwa cyayo, hanyuma cyamara gukora icyaha ikavuga ati reka nguhane. Ariko Yesu Kristo yaje kwerekana yuko urukundo rw'Imana ari urukundo rwuzuye.
rwuzuye rutirebaho. Reka dusome ayo magambo. Ubuzima bwa Yesu, urupfu n'umuzuko bye byavuguruje icyo kinyoma. Cya kinyoma narimaze kuvuga cy'uko Imana yikunda, Imana yirebaho. Uwaturemye yinjiye muri uyu mworera w'isi aje kuducungura. Ku musaraba Yesu yavuguruje ibirego bya Satani kandi yerekana yuko Imana yuje urukundo kandi ikiranuka. Kubwo kuzurwa n'urukundo rwe n'icyubahiro cye, ubwoko bwe bwo mu gihe giheruka bugaragaza icyubahiro cye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imico ye yo kwitanga babigaragariza isi yihugiyeho kandi tubaha Imana, bityo isi izamurikirwa no guhishurirwa imico y'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Binyuze muri Yesu Kristo n'ikintu yakoze, ibyo iyo bisobanukiwe abantu, iyo abantu babigaragarijwe, kandi igihe koko bazaba bamaze kubigaragarizwa, isi izuzuzwa n'icyubahiro cy'Imana. Andi magambo ari hasi avuga ku bwiza bw'Imana aravuga ngo icyubahiro cy'Imana ni imico yayo. Ubwiza bw'Imana bwuzura isi mu gihe cy'umwijima mu bya mwuka, igihe ubwoko bwayo busabwe n'urukundo rwayo buhinduwe n'ubuntu bwe kandi bukagira ubushake bwo gukora umurimo we, bugaragariza abatuye isi imico yayo yuje urukundo mu mibereho yabwo n'ubuhamya bwabo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kugira ngo isi imurikirwe n'ubwiza bw'Imana, nuko babandi bakomeje ubugorozi, babandi twabonye yuko ubugorozi bugize gute, bugikomeje cyangwa ivugurura rigikomeje, babandi bafite iyo mpamba bagomba kugaragaza imico yayo mu mibereho yayo kandi bakanatanga n'ubwo buhamya. Ngo ubuhamya bw'imibereho yabwo itagira inenge no kwamamaza ubutumwa bwe bw'ubwiza, ubuntu n'ukuri bitandukanye n'ubugugu, ubwibone n'ibinyoma by'imikorere y'isi. Nk'uko twabibonye mu Byahanuwe 18 hagaragaza yuko Imana yohereje ubutumwa hanyuma isi ikamurikirwa n'ubwiza bw'Imana kandi ikabwira abantu yuko bagomba kuva muri Babuloni. Icyakora nk'uko iki gice kibigaragaza, iyo dukomeje iriya mirimo, iyo abantu banze ubuntu bw'Imana, ese mu Byahanuwe 18 hagaragaza iki? Yuko Babuloni igize gute? Igiye kurimbuka. Rero mu gihe, reka dushime Imana yuko mbere yuko Imana irimbura, mbere yuko Imana igaragaza yuko ibyo abantu bari bishingijeho bidafite agaciro, irabamurikira ndetse ikanabaha n'umuburo ko bagomba gusohoka muri ibyo bibi. Babuloni twamaze kuyibona yuko ari ikintu gikomeye cyane. Ese Babuloni ni iki? Reka wenda tubanze tugire aho ngaho. Babuloni ni iki? Mbere yuko irimbuka, Babuloni ni iki? Reka wenda abavandimwe turi kumwe bagira icyo batubwiraho. Babuloni ni iki? Urakoze. Ntekereza ko twagiye tubyiye kandi byanditswe bibyera bivuga Babuloni izarimbuka ivugwa mu Byahanuwe 18. Babuloni ni iyobokamana ry'imyigishirize y'ibinyoma irwanya ukuri kuva mu ijambo ry'Imana. Ariyo mu buryo bweruye tubona, hari iyobokamana tuzi rivugwa mu Byahanuwe, hariyo itorero ry'i Roma ndetse n'abazariyoboka bamaze kumenya ukuri, ako bagahita mukaboka izo nyigisho zayo. Urakoze cyane. Benisorange, hari icyo waba ufite kutubwira kuri Babuloni kugira ngo tumenye izarimbuka, tumenye n'abantu uburyo bazamurikirwa n'ubwiza bw'Imana, kubwo kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana bagasohoka muri Babuloni? Bizera arakoze, ngira ngo Inosa agisubije neza. Babuloni ni imisengero itandukanye no gusenga Imana y'ukuri iyo ari yo yose, ari abasenga izindi mana, ari abasenga ari abagoreka iby'Imana bakabigira umwijima. Ibyo byose bizihuriza hamwe kugira ngo birwanye, kuko nimba bavuga ngo musohoke muri ya Babuloni, ni muri za nyigisho zose zitandukanye n'ukuri kw'Imana. Rero ntekereza ko Babuloni ariyo myigishirize ya Roma irimo ibinyoma mu ijambo ry'Imana ndetse n'izindi nyigisho zose zirwanya Imana, harimo no gusenga ibigirwamana. Murakoze cyane. Iyo dusubye mu Byahanuwe 16:12, hari amagambo nifuza ko dusoma mu buryo bwihuse. Aravuga ngo marayika wa 6 asuka urwabya rwe ku ruzi Ufurati murabizi ko yari izengurutse Babuloni, nabyo bigaragaza ukurimbuka kwa Babuloni. Amazi yarwo akamera kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa. Ese ikiyoka ninde?
Satani. cyagaragaye mu buhe buryo mu isi? kigaragaje mu nyamaswa yavuye mu nyanja. Yego, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi kugira ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'ishobora byose. Hano tubonyemo ibintu bitatu bigize Babuloni. Kugira ngo Babuloni ijye gusenyuka n'ibintu bitatu igizwe n'ikiyoka. Yigaragarije muri Roma, igihe Roma mpagani, igihe bashaka kurimbura Yesu Kristo bamwishe. Yigaragaza no mu buryo butandukanye bw'imyuka mibi y'abadayimoni. Nuko ngo iyo abantu bacuragura, iyo abantu bagira indi myuka bizera, baba bari muri uno murongo. Kandi twamaze kubona n'inyamaswa, inyamaswa nk'uko twamaze kubibona ni Roma. Bitewe nuko muri Daniel igice cya 17 havuga yuko inyamaswa ishushanya ubwami, ikerekana yuko inyamaswa yavuye mu mazi cyangwa mu nyanja ari Roma. N'umuhanuzi w'ibinyoma n'abaprotestani baguye bitewe nuko banze ukuri kw'Imana kuva mu ijambo ry'Imana bagakurikira imigenzo yabo. Abo bantu rero bari muri izo nyigisho eshatu nk'uko bimaze kuvugwa, imyuka mibi y'ibikeri isa nabi, iyi ngiyi niyo abantu bararikirwa kuvamo bitewe nuko bamurikiwe n'ubwiza bwande bw'Imana. Hanyuma ku murongo wa 4 bakubwira yuko ngo ubwoko bwanjye nimugire gute musohokemo. Buri muntu wese rero uri muri iyo myizerere arakirwa gusohoka muri iyo myizerere bitewe nuko amaze kumenya ukuri, kandi ukuri kw'Imana kukamubatura. Ingingo ya nyuma isoza, nifuza yuko buri muntu wese yazirikana. Reka dusome ayo magambo asoza ino ngingo. Abagaragu b'Imana bazaba bafite mu maso harabagirana, kuko berejwe gukora umurimo muziranenge. Bazaba banyuranamo hirya no hino bafite umwete mwinshi wo gutangariza abantu bose ubutumwa mvajuru. Amajwi y'abantu ibihumbi byinshi azaba arangirira ku isi atanga umuburo uheruka. Ibitangaza bizakorwa, abarwayi bakizwe, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizagaragarira abizera. Icyo gihe Satani nawe ariko azakora ibitangaza biyobya, ndetse azamanura umuriro mu ijuru imbere y'amaso y'abantu. Icyo gihe abantu bari ku isi bose bazaba bagomba kugira uruhande bahereramo. None ni gute ubwiza bw'Imana buzamurikirwa? Tumaze kubona yuko abagaragu b'Imana bazigisha ijambo ry'Imana mu buryo butangaje. Hano hari amagambo avuga ngo ubu butumwa, ni ukuvuga ngo uku kumurikirwa kwa ryavugurura gikomeje, bya bintu byose twamaze kubona yuko ubwoko bw'Imana bugomba guhaguruka bukabwira abantu. Hari amagambo avuga ngo, aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye paji 429. Ubu butumwa ntibuzarangizanwa n'amagambo menshi n'impaka, ahubwo buzarangizwa no kunyurwa kubwo kwemezwa na Mwuka w'Imana. Ibibazo bizaba byararangiye, imbuto zizaba zarabibwe, ubwo zizaba zitangiye gukura no kwera imbuto. Ibitabo byatanzwe n'ababwirizabutumwa b'abanyamwete bizaba byarigaruriye imitima myinshi, nyamara imitima myinshi yanyuzwe nabwo izaba yarabujijwe gusobanukirwa n'ukuri cyangwa kukugenderamo. Noneho imirasire y'umucyo w'ubutumwa bwiza izarasira ahantu hose, maze ukuri kose kumenyekane. Abana b'Imana b'indahemuka bacagagura ingoyi zari zibaboshye. Amasano y'imiryango, amatorero yabo ntibizaba bigifite imbaraga zo kubaherana. Ukuri kurushaho agaciro ibindi byose, cyangwa ukuri kurusha agaciro ibindi byose. Nubwo hazaba imbaraga zikomeye zirwanya ukuri, umubare munini uzamasha guhagarara ku ruhande rw'Imana. Amen. Izina ry'Imana curabwa icyubahiro. Amen. Kuba isi izamurikirwa n'ubwiza bw'Imana, nuko ubu butumwa butazigera burangizanya n'impaka, nuko abantu bari mu ntambara zitandukanye, ahubwo abantu bazaba bakurikiye umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kubwo ubuntu bazaba bakiye mu mitima yabo, baziyegurira Imana. Amasano yababuzaga gukurikira Imana, amadini bari barimo yababuzaga gukurikira Imana, izo ngoyi zose bazazica bitewe nuko ukuri kw'Imana kuzaba kumaze kubamurikira, hanyuma bakurikira umwana w'intama ahajya hose. Izina ry'Imana curabwa icyubahiro. Amen. Reka nsabe ushobora kunyunganira cyangwa n'ikindi kintu cyose mwabonye muri izi ngingo twamaze kwiga. Icyigisho cyacu kiri kugera ku musozo. Ese bagenzi banjye, niki mwakunganira kuri ino ngingo, kandi niki mwanavuga dusoza mwabonye kuri ubu butumwa bw'iki cyigisho? Ni karibu. Mu ngingo twabonye kwa 5 bavuga umwana w'intama watambwe,
niho mu ntero zisoza bavuze ko mu bikomeye tunyuramo intambara, ibyorezo ndetse ngo n'inyamaswa muri Bibiliya harimo imvugosho nyinshi. yego buriya butware bwose bwagiye buyibanya n'inyamaswa z'inkazi mba ariko navuga, ariko umwami wacu Yesu Kristo we aracyagereranywa n'umwana w'intama. Ibintu byerekana itandukanye riri hagati y'ingoma y'Imana ndetse n'ubwami bw'isi cyangwa se ubwami bwa Satani. yego kuko ingoma y'Imana ni ubwami bw'amahoro ndetse ni ingoma itwaza neza, aho bisaba umuntu kugira ngo we ubwe mu mudendezo we abihitemo. yego Ibitandukanye n'ibyo, mu gihe nta mahitamo ukoze ku rundi ruhande handi mutware deja uba wamaze kuyoboka. Icyo nakuyemo rero ni uko muri byose nk'uko babivuze ngo umuntu yabimenya atabimenye uko byagenda kose azafite uruhande azahereramo. yego Hari igihe abantu dufata ibintu nk'aho bitatureba cyangwa se tukumva hari igihe bizaba bitureba kitari iki ngiki, ariko uko byagenda kose hari uruhande umuntu agomba kubarizwamo. Nahangiye nahawe wese kugira ngo yemere ubuhungiro twahawe muri iki cyigisho, aho tubasha kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana, yemere kwishyira mu butware bw'Imana maze abashe kurokoka akaga gategereje iyi si, ahubwo azabashe kuboneka mu mwami n'abazatabwa bwo mu ijuru. amen Mu izina rya Yesu. amen. Ni Solange. njye nta kintu kinini mvuga. Ndavuga yuko twahawe umucyo. yego twahawe umucyo tugomba kubwira abatuye isi bose, kuko ariyo nshingano yacu. Kandi ntabwo turi twenyine, dufite umufasha Umwuka Wera, kandi Yesu yaravuze ntabwo azigera duhana, yego azakomeza kubana natwe mu bihe byose. N'ahanjye n'ahanyu, kugira ngo iyo nshingano tuyisohoze. Ntabwo ari urugendo rworoshye nk'uko twabibonye, ariko hamwe n'Imana birashoboka. Murakoze, Imana ibahe umugisha. amen. Mu gihe turi kwitegura gusoza, bagiye kutubwira ijambo rimwe runaka bugiye bungukira muri ibi byigisho byitwa ubutumwa butatu bureba isi yose. Kimwe navuga, Satani aratsindwa, Kristo akagira gute? Agatsinda. Nagize amahirwe yo kwiga icyigisho cya mbere kibivuga gutyo. Iyi ntambara ikomeye, nubwo bigaragara yuko Satani aba afite umubare munini w'abantu, bizarangira Imana itsinze. Haleluya. Nubwo bigaragara yuko abantu bari mu mwijima, ariko bizarangira isi imurikiwe n'ubwiza bw'Imana, ku buryo bizagaragara yuko Imana ikiranuka. Dusoza, ni ikihe kintu mwungukiye muri byigisho by'amezi 3 twize bivuga ubutumwa butatu bureba isi yose, bwa butumwa bwiswe ubutumwa bw'iteka ryose? Urakoze. Njye muri iki gihembwe nibwo nabashije kurushaho gutekereza ku bubi bw'icyasiteri. yego kuko umuntu umwe niwe twiganaga ibyigisho, twibaza tutese abantu ubundi turi kuvuga bari abantu bari mu mwanya w'ikiyoka n'ibiki. Ibi bintu ntibabizi. yego barabizi ubuhanuzi, barabwize pe no mu mashuri bagira igihe cyo kubyiga, ariko se kuki bahindukira n'ubundi bagakomeza gusohoza ibintu tubona ko ari ukurwanya Imana? Ibyo bikwereka uburyo rwose pe abantu twarahindanye, mba navuga gutyo. yego kandi nyine bikwereka uburyo ubuhanuzi bwo butari guhagarara, ahubwo burushaho kugenda bwisukiranya umunsi ku munsi. Nyamara nubwo bimeze gutyo, inkuru nziza nyine ni uko hari ubutumwa bwiza twigaga bw'uko abaramya Imana bazakizwa. Murakoze. Murakoze cyane. Ubutumwa butatu bureba isi yose, ubutumwa buvuga ko ari ubw'iteka ryose, bivuze yuko ari ubw'igihe cyose, buvana abantu mu mwijima bukabajyana mu mucyo, bubwira abantu yuko Yesu Kristo yatsinze. Ese Beni, dusoza, ni cyo kintu wungukiye muri ibi byigisho amezi 3 yose tumaze twiga ku butumwa bureba isi yose? Murakoze. Ngewe ikintu kimwe mu ijambo rimwe navuga ngo amahitamo y'umuntu arakomeye. yego kuko ariyo ari mu ntambara y'ikibi n'ikiza. Kuko uruhande uzahitamo
uzabona ibihembo rwabyo. Rero ni ikintu kikwereka ko amahitamo y'umuntu uko intambara yaba imeze kose, uko ibintu byaba bimeze kose, amahitamo yacu agaragaza n'ibihembo tuzabona. murakoze cyane. Imana iduhana umugisha. Twagize amahirwe yo kwiga ibi byigisho bivuga ubutumwa butatu bureba isi yose, bureba isi yose kuko bwerekana agakiza ahantu abantu bagakura kari kuri Yesu Kristo, kandi n'ubw'iteka ryose muri iki gihe giheruka, bitewe n'uko abantu bari mu mwijima bagomba guhabwa umucyo. Kandi mu kuba twarasobanukiwe ubwo butumwa ko bureba isi yose, umuntu ubwumva arasabwa kubanza gukizwa nabwo, kandi agahabwa n'inshingano yo kububwira abantu, ko twamaze kubona yuko atari ubutumwa bw'abamarayika, kuko abamarayika aribo bazaza kububwiriza, ahubwo natwe tuzaba abamarayika binyuze mu kuba tuzemera kuba intumwa. Ntihazigere utakobwa ubu butumwa, kuko nibwo bwonyine budukura mu mwijima bukatugeza mu mucyo. Uwiteka azadushoboze, yaba ari wowe unkurikiye, udukurikiye, ndetse n'abavandimwe Innocent Benin ndetse nanjye, tuzahurira mu bwami bwo mu ijuru, kandi kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana bizatangira mu mibereho yacu, bimurikire n'abandi, bigarure benshi kuri Kristo. Ibyo rero nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Adusabe Solange adusengere dusoza. Dusenge. Uwiteka Imana idukunda, Data mwiza, tugushimiye uburyo ki wabanye natwe mu cyigisho yaduteguriye kino gihembwe cyose. Twabonye uburyo ki Satani ubwo yamanukaga ava mu ijuru yaje afite umujinya mwinshi, ndetse nta cyiza yashakiraga abantu, ahubwo yashakaga ko barimbuka. Ibyo byose ntago umugambi we uzigera usohora, kuko tuzi neza yuko uri Imana idukunda, kandi ko watanze umuburo kugira ngo abantu bamenye ukuri kubabature, kandi bagutandukanye n'ikinyoma. Data mwiza, utubashishe gukomeza uko kuri kandi tukubwiriza abandi. Ubwo Kristo ari hafi kugaruka, tuzishimire kumusanganira n'abo twabwirije ubutumwa. Data mwiza, ntihabeho imbaraga yacu, ahubwo Data mwiza ari weho uhabwa icyubahiro. Imico yawe igaragare mu mibereho yacu, kandi Kristo abe ipfundo rya buri kimwe cyose dukora, abe centre ya buri kimwe cyose kituranga. Uwiteka, Mwuka wawe wera akomeze kugwira muri twe, turusheho kugwiza imbaraga muri byose mu by'ubushake bwawe. Data mwiza, utugire neza, kandi uzakomeze kuduhuguza ijambo ryawe, twishimire kurigenderamo. Mu izina rya Yesu urakoze.